turiho duhita twirukankira kuri social media. Hari ibintu byari bimaze iminsi ubu kubw'amahirwe banza byarakemutse. Umukobwa wirirwaga ku itangazamakuru avuga ikibazo yagiranye na mama we, mama w'umubyara ashinja mama wamutwaye umugabo. Yego, mu by'ukuri ikibazo cye cyarakemutse. Njye nakomeje kubikurikirana. Ikibazo cye cyarakemutse ariko ntabwo cyakemuwe na YouTube, cyakemuwe n'ubuyobozi. Urumva ko ariko byageze mu buyobozi kubera YouTube channel. Oya, none yarareze. Niba ariwe wareze, niba ari umugabo wareze simbizi. abaye kurega ariko yagiye kuri social media. Avuye kurega aza no kuri social media yerekana basohoye utumatera ibiki byose. Ariko mu by'ukuri nta kintu social media yagiye numva yadufasha Sandrine. Ntacyo. Sinzi we ikintu idufasha yadufasha ni nziza. Natwe nubwo turi kuyivuga ntidutera amabuye turi kuyivuga. Ibintu byose ikintu kiba cyiza bitewe n'uko cyakoreshejwe, kikaba na kibi bitewe n'uko cyakoreshejwe. Kuba twafata ibibazo byacu tukabizana mu masosho media nka buriya dushobora kujyana ikibazo mu rugo tukaba twajya no mu buyobozi koko, ariko si ngombwa ko abana bazakurana cya gikomere. Bibaho, hari ababyeyi benshi twagiye twumva ukumva nk'umwana ku kiriyo cya Paul avuga ati ndashimira mama nubwo mama atakomeje kubana na papa, ariko muri vacances twajyaga kwa papa. Papa nawe twavayo bakaduha minerivare. Ntabwo papa na mama byakunze, ariko si ngombwa ko byafekta abana. Kuko ni ukuri. Ejo umwana nakura akajya ajya kuri social media agasanga mama yagize gutya, nyogokuru yabigenje gutya gutya, ni ukuri sibyo. Tumenye aho tujyana ikibazo cyacu kandi baragikemura. Reka mubwire mama mugasha wa mugani nkuko wari uvuze, ikintu cyose cyo kwirukanira kuri social media n'ukuri no gushira ubuzima bw'umuryango hanze. Kandi ntabwo ari byiza. Umuryango ugomba kugira secret iri personnel. Umuryango ugomba kugira ushobora kugira icyo kibazo ukumva wenda nta n'imwe ugifitiye umuryango, ariko wowe niba utakifitiye, yeretse warabivuze kenshi, niba udafitiye impuhwe uwo mwashakanye, zigirira abo mwabyaye, zigirire famiye uvuka, gitangaje abantu batazi, zigirire bari abakecuru n'abasaza batanabifitemo intuzi. Bano bantu birukankira kuri social media hari ikintu batazi. Social media ikintu cyahageze n'ukuri ntigisibamo. Hari ibintu ushobora gukosora ariko ntibakosora ikintu cyageze. Umunyarwanda yavuze ngo karenze umuntu akarushaho amagara. Ikintu cyageze kuri social media papa kikajya hariya kuri YouTube, ubwo nyine cyagiye. Inshuti zacu wishize hanze, ushize urugo rwawe hanze, ushize umugabo wawe hanze, abana wishize hanze, nabo bashize hanze. Ejo wenda umwana ashobora kugera ku ishuri, hari uwo ntahise kubona ari havuga ngo ibintu muriho mukora kuri social media ngo muriho muranyangiririza umwana. Bivuze ngo birafekta n'abana bitewe n'iki n'ibyo tutwazanye. Ibyiza rero mbere yuko bijya kuri social media tubishyire mu muryango, tubishyire mu muryango, ubundi maze mugabanire muri babiri. Sibyo nibinanirana uhamagare famiye, wenda uhamagare iwanyu, uhamagare n'iwawe, basi bicare gutya babunge. Sibyo n'ukuri numva nta muntu utahanurwa cyangwa utakosorwa. Sibyo reka twishyiremo ko atanakosotse. Sibyo ntabwo ari abantu, ari n'ikise kibaho kidatandukana ko na tatuwaje bayikura. Twe kumva ko umuntu ari asudiriye ku wundi, niba ugerageje bikanga nimureke. Si ngombwa ngo niba niyo divorce ibayeho yo kuba rwasereye. Ese uremera ko hari n'abantu bashobora kurekana gutya ejo bakongera bakiyunga? Nyine reka nguhe urugero, reka nguhe Sandrine, turekanye nkajya hariya ngaceceka nawe ukajya hariya ugaceceka, igihe kiragera burya mwanya burya uba ari uwo kwitekerezaho. Wajya kwitegereza ngo se Shimene mu by'ukuri buriya ikintu twapfuye n'igiki, kandi ba Sandrine birakwiriye, ariko kuri hujya hariya hanze ukagenda ukabwira andi matiku, ukabwira Jeannette, ukabwira Clarisse, ni kuri gukereye ikintu. Ibitekerezo bya Clarisse sibyo bya Jeannette. Urumva buri wese arakubwira ibye, usanga noneho hajemo ryahungabana. Uko nuko bivuze ngo nakuriya tubibona kuri social media, ndakubaza nyine bikurikije uko mbyumva cyangwa uko nshaka izo views. Nawe kubera bwa burakari ufite, ndavuga Sandrine nyine kugira ngo isi mwange ushiraho n'ibyo atavuze kugira ngo nyine
abanyarwanda bavuze ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana niko bimeze kandi iteka ryose Sandrine niyo nza kukubwira ikibazo nagiranye n'umugabo ntabwo ndi bukubwire ngo namuhemukiye nyine ndavuga ko yamuhemukiye kandi wenda kandi nawe najya kuvuga nawe aravuga ko nawe reba ikibazo wenda dufata urugero dupfetere munsi reka intandaro twite abantu bapfuye imbere uretse nk'urugero umugabo n'umugore bapfuye imbere umugabo aravuga ati iyi mbeba inyagwa y'imbeba iturutse aha mu cyumba umugore ati kare ivuye muri koridoro umugabo atari kwivuye muri koridoro njyewe sinyibonye iturutse mu cyumba umugore ati urushyi pa kibapfuye imbeba abandi bapfuye korogate reba korogate mwiguriye ukazana korogate ngiye korogate nayikoresheje hariya umugore araje ahereye hano arakanze ashyize kuri brosada agiye kwiborosa umugabo araza ati ninde wakoze kuri iyi korogate ati nige kuki wakanza ati none gukanda wari guhera umugore ati byose ni korogate ati reka ubutaha ntabwo nzongera kugura korogate wagiye uhera umugore ati naha niyo undi ati reka induru babarambikana ibyo abantu bapfa mu rugo ni byinshi pe noneho rero nguko nguko naza kubibwira abantu ntabwo ari buvuge ngo twapfuye korogate ngo nakanze korogate ntandoya arabata umugabo wanjye n'igisambo nkora kuri korogate agakubita ngo nakoresheje nyinshi akagerekaho n'ibindi cyane kubera iki iteka ryose dushaka kugaragara neza kandi ntabwo ndi bugaragare neza ngo mvuge ngo nahemukiye Sandrine wenda ngo mvuge Sandrine naramututse ahubwo ndakubwira ko Sandrine yanteye umujinya bigatuma mvuga nabi yego ariko mu by'ukuri tutababeshye twebwe uko tubyumva nta kintu social media yagufasha ntacyo yahikemura usibye kuguta hanze iradufasha kongeraho ikibazo ugashyiramo noneho ukazajya uhora ubyibuka kongera ikibazo noneho haza nkavuga Sandrine bamureba yarampemukiye yangiriye gutya twavuganye ibi yarabihemukiye bakajya kureba Sandrine nawe akavuga ibintu buriya mubona kuriya ntashobotse ntagize gute ejo bakagaruka twumvise ibyo Sandrine yavuze akongera noneho bikaba induru bikaba intambara Hoseyana Hadabu urumva ibyo bintu ni ukuri social media tuyikunde ni nziza hari n'ibyo dufasha byiza pe ariko ntibitume duta abarundi babyita amakaranga ntibitume duta umuco tumenye ko dufite imiryango ibibazo byakemukira mu miryango bijye mu miryango cyakora nk'ubu tugiranye ikibazo na Inotiv ni inshuti yacu turamushuje papa Misango tukavuga ngo twagiranye ikibazo nawe wenda ibyo byajya kuko ni social media zihanganye tukavuga wenda turabivuze gutya wenda byagenze ubu ariko kuza tukavuga ngo tugire limite tugire aho tugarukira oya ndumva nta kindi twavuga kuri turabashimiye inshuti zacu ko agaciro umuryango ibibazo bikemukira mu muryango n'ibyanga bifite ubuyobozi hari ubwibanze kubaha imiryango yacu twige kwiyubaha twige guhisha ubwambure bwacu reka Sandrine burya nawe wundi ugenda ukabwira akenshi ega bane n'abantu bazi ubwenge ushobora kuza kwigiraho mwiza ariko nawe ukuruka kubona sibyo yego twige kwihisha duhishe ubwambure bwacu reka mbyite gutyo bya bindi bibi byacu tubihishe ari ngombwa ko ibintu byose bigaragara si ngombwa ko tubishyira ku isi yose ibanga ry'urugo rizaba riri niba rwananze menya ko ufite umuryango wa mugani cabucece washatsemo hari n'abana bagukomoka ejo bazagira abagabo bazagira abagore si byiza reka ejo umwana azakura mu muryango dore nyogokuru wawe mama uriya mwana ni uwo kwa runaka abadamu kandi tujye turibuka ko wa mugani iyo bajya kurambagiza umukobwa bareba nyina niba nirirwa hariya nita umugabo wanjye imbwa hariho netse kubona aravuga ngo iriya mbwa ngo uri imbwa uyu mbwa yakubyarira koko oya tugira aho tutarenga tugira imipaka numva nta kindi twababwira ari ibyo nibyo uyu munsi twapanze kuvuga hari abantu badashobotse koko ariko twige kubana nabo n'ibinanga kandi bumva umunwa wawe wigireyo niba mu Rwanda byanze twabivuzeho ubushize tujye Rwamagana